Haleluya, haleluya. Yose Kazuba ni inshuti yacu yadusangaga ku muhanda akatugurira, haba habaye umunsi mukuru akavuga ati ngo tuze kurya umunsi mukuru. Agifite n'imodoka yarazaga akadutwara akadutembereza, akatugurira n'inkweto n'imyenda, akatugurira n'amata mu Kidaho. Nibyo ndamushimiye, Imana izakomeza umugisha, namwe kayi mwakoze kuza, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Nanje se Kazuba ndamushimira, mu Kidaho yatuyiguriye inkweto, hano aduha inkweto. Hano iyo habaye umunsi mukuru turazaga akaduha ibiryo, nta nzara twagira. Nanje se Kazuba ndamushimira, arakoze. Ndashima Imana ihumeka umwuka w'abazima. Iki ni cyambere nshimira nuko namenyanye na Sekazuba cyane nyifite amaguru abiri. Mbere naragendaga narumukanishi nateraga imodoka irangi, ariko tuza guhura mvuye ku bitaro, kuko iyo kiva mu iyo mitsi ku bitaro kugenda ku mbago zo hano mu kwaha, bandagenda musuhuza ndamwibwira. Ubwo tumenyana gutyo nkajya mwiyambaza ngiye kwipfukisha, akanyoreza amafaranga mu bitaro, akandwana akanansura mu rugo. Ibyo byose rero ndabishima, nkashimira n'uyu munsi kuba twabonanye, kuko byose byatumye Imana ibikora. Hari abatageze muri uyu mwaka, ariko njye nageze amahirwe yo kugeramo, ariko na n'ubu ndacyamukeneye kandi nawe aracyankeneye, kubera ko buriya ibyo yankoreye n'Imana nibizi, niyo izi uko imuhemba nicyo bingana. Rero ikintu musaba cya mbere agomba kumfashamo, n'iyi minsi ngiye kubona insimburanyuma mu kwa mbere, ariko Imana byose ukumva yatumye igisebe gikira. Nabanaga n'abana 3 ndi njyenyine, umudamu yarantaye, byose rero akajya ndwaza. Imana izamuha umugisha kandi arakoze. Haleluya. Idiyakoni we dusengera hano, arongera twimatira gusengera hariya arakumaya tukiri kumwe. Ndashima Imana, niwe yambereye ishati. Ari ishati nakunda kuyambara. Noneho Idiyakoni we dufatanya n'undi mukecuru, ari undi mukecuru wari ubesha nanje twakoranaga isuku. Ariko ndashima Imana kubw'uyu mukozi w'Imana, aho twahuraga yagenda agatamuye amafaranga atugendeje kwahira iki umuryango wawe. Umufite umudamu ntabwo twazanye, hari byamuteganyije kuko nakuzanye n'umukozi w'Imana, arabati uzazane n'umudamu wawe, uzaze tugushima Imana n'umukozi w'Imana. Sekazuba rero icyo kumushimira kiba n'uyu mukecuru uriya mukecuru ngo yarajya gushaka iwacu mu basigaho, iba ngombwa batagira gutekereza agashaka. Ariko ndashima Imana n'uyu mudamu yuguye yari ndi kuko n'umusengera mu itorero ry'Abadesani, turi inshuti mukora ibyo bibategeka. Uteshejwe tazabona iki Mwami Imana. Jewe uhagaze hano nitwa bapfa kurera, bapfe kurera bazi ko ntibazabaho, ariko izina ryanjye rizakayururuka umunsi nararahe wawe, ubwo byanditswe mu ki muri Bibiliya. Ubwo rero mfite abana 5 n'umudamu 1 uwo Imana agiriye ubu. Ariko ndashima Imana, nigize gusengera ku musozi. Imana igenda ivuga ngo Zakayo Imana iraguha telefone, Zakayo Imana iraguha telefone, Zakayo Imana irakwanditse. Imana we rwose ubikore.
zakayo imana nagiye gusenga ndi kuburata ariko imana ikoresha abadamu mwabadamu muzabona n'umutima mwiza icyo nacyo nigishimira imana ndashimira imana hari umukobwa twasenganaga niba ari uyu nguyu twasenganye nuko twusenganye nkabona ngo bisi ibihumbi bibiri ajya guhahira iki umuryango wanjye ariko kugeza ubu ngubu ni gushima imana ko ndiho n'abana banjye bakaba bariho na mukecuru wanjye akaba ariho ibyo byose tubitesha iki uwiteka imana rero itwongera umugisha tuza Sekazuba azahora n'umurava kugeza igihe tuzagera mu bwami bwo bw'isi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nitwa Mbarimombazi Felicien, ntuye mu mudugudu wa Gacogo. Ni umupapa w'abana batatu. Uyu Pastor Sekazuba anabona uburyo mushimiramo kuko nanyuze mu bintu byinshi cyane, biba ngombwa ko niyegereza Imana, ariko Satani yashaka kugira ngo angwishe hasi. Natekereza nkiri hariya hepfo muri gereza ukuntu nabaga ndidirija, mbese ari njye wigishaga abaririmbyi kuririmba. Ubwo mbese ngeze aho mbona uyu muvandimwe araje mu gitaramo, yagitumijeho ariko wa gatandatu. Ubwo noneho hari abari baranditse liberation conditionnelle, abandi bari hasi batari basubizwa. Ubwo ntabwo mbese nari nzi uburyo bizagendamo, nta nibwo bwa mbere nari nsohotse muri gereza ngiye mu gitaramo cy'uyu muvandimwe Pastor Sekazuba. Ubwo araza aravuga ati mupfukame tubasengere. Nagiye n'imbere ariko ntayambonye kubera ko tubaga twambaye imyenda zisa, abambaye amaroze. Nagiye imbere ndapfukama, arasenga avuga ati Mana, muri iki cyumweru hari 2019 mu kwezi kwa kane niho yagezemo. Agenda aravuga ati Mana, aba bagaragu bawe baryamye hano ndibasengera mu minsi itarenze 2. Ubwo umunsi duteraniye ahangaha hagire bamukizamo, abandi nabo usigare urabakorera dosiye izabakura aha hantu. Ikintu Sekazuba yarakivuze, Imana izamuha umugisha. Bwarakiye mu gitondo rero, yaje ari kuwa gatandatu, ku cyumweru haragera abaravuze ati nubwo ngiye bahungu banje mbasigiye ishengesho ryo kubakomeza, kandi muri mwebwe hadashize kabiri haravamo umubare kangureke, haravamo umubare Uwiteka yarangije gusinya. Mumaze mumumpera amashyi Sekazuba kugira ngo tubone ukuntu bigenda. Ubwo ako kanya yahise ndobanura mu bandi, niyo mpamvu navuze ngo tubaga twambaye imyenda zisa. Aravuga ati harya witwa ndeye muhungu? Nabwiye ati nje witwa Mbarimombazi Felicien, nkaba ndi mwene Kaberuka, ariko nje ndakuzi kuko n'ubukwe bwama neza njyewe nze nagashira, nuko wenda izi mpanuka umuntu aba yaraguyemo Satani amugose, ntabwo narinzi ko twahurira he hano waza no kunsura. Ubwo bisa nkaho yaraje kunsura mbese kubera ko yanzigiye ishengesho guca mu gitondo kare kare kuwa mbere. Numvishe bahamagaye abantu 100, bahamagaye abantu 100, barahamagara nzandu mu bantu batatu banyuma, mu bantu 97 hasigaye batatu. Numva bahamagaye Mbarimombazi Felicien ngo nazinga ibya leta atari. Haleluya, haleluya. amen. Kuva icyo gihe rero niho natangiye no kwibuka ko hari umugambi Imana imfiteho. Ubwo nkomeza kujaja ndiyegereza Imana gake gake. Niyo nicaye ntekerezaga uyu mugabo Pastor Sekazuba, kuko wenda hari n'igihe ntabwo ari nje yari yoherejwe gusa, ni twese.
ariko ijambo yavuze Imana izakomeza imuhe umugisha, izakomeze imurindire umuryango, izakomeze imurindire inshuti n'abavandimwe, natwe duteraniye ahangaha izakomeze idufashe. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze. Umucunguzi shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Umucunguzi shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse n'abahanga amaso bakabakozi. Si wowe n'uhemuka, kandi ntukoze isoni. Abwikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe n'uhemuka, kandi ntukoze isoni. Abwikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe n'uhemuka, kandi ntukoze isoni. Abwikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Mana numeze nk'abantu, kandi ntugire ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu wicuza icyo wakoze. Ujye urinda ukomeze isezerano kugeza ibihe bibi. Ujye umeze nk'abantu, kandi ntukora nk'abo. Ujye urinda isezerano kugeza ibihe bihumbi. Ze nk'abantu, kandi ntukora nk'abo. Haleluya! Mana ishimwe. Mana twiringiye ntabwo imeze nk'abantu. Imana dukorera ntabwo imeze nk'abantu ngo itubwire ibinyoma. Ibi ngibi yari yarabitubwiye rata. Magaze nshima Imana ari ubwa mbere. Ni ukuri uyu munsi mpagaze imbere ya Sekazuba. Kineye gushimana umunsi umwe nari maze iminsi nimutse ngeze mu karere ka Rwamagana. Muhamagaye arambwira ati ubu ngubu nabaye impumye ntago ndeba. Bwira Imana navuga ngo Mana urabizi ko hari igihe nageragezaga nkajyayo, none bibaye ngombwa ko nta wundi muntu uri kumugemurira. Mvuga ijambo rikomeye ndavuga ngo ariko aho tutari. Haleluya. Wewe ugize gute? Urahari. Ndatangariza abantu turi kumwe uyu munsi, abantu batari aho utari kwibona ku ruhande abantu hari Imana. Haleluya. Aho utari kubona abantu bavuga ngo komera, iyo utameze nk'abantu, Imana irahari. Haleluya. Imana yacu ntabwo ikoze isoni, ntabwo ari nk'abantu. Umuntu yagusezeranya bwaca mu gitondo akaguhinduka, kandi igihe cyo gusohoza nanga cyo guhigura imihigo cyageze gute? Cyageze. Ariko imbere y'Imana ntabwo imeze nk'abantu. Umuntu yahinduka ariko Imana ntabwo ihinduka. Shimwe ryanjye rikubiye mu ijambo riri muri Yobu ibice byaho 42 umurongo wa mbere wonyine. Yo tugiye gusoma nindangiza. Shima Imana. Papa Kezereka adufashe muri uyu mwanya. Yo ibice byaho 42 umurongo wa mbere. Noneho mbone ishimwe ryanje. 42 wa mbere wonyine.
haravuze ngo reka mbere ruguru aravuze ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Haleluya. Nimba hari icyo wavuganye nayo, niba hari icyo yakubwiye, nta kibasha kurogoya umugambi w'iki w'Imana. Ndashima Imana rero mu bintu bigera muri 5 munyihanganire, niwo mwanya mbonye, ni nacyo gihe mbonye cyo kongera kuvuga ku mateka yacu no ku mateka y'Imana uko twayibonye. Ndashimira Imana yo mu ijuru, uwo munsi ngisenga iryo sengesho haje aya magambo gari muri yo. Jwi rirambwira ngo mwana wanjye nta mfura y'ishyari imakire, icyo wansabye nacumvise. Rambwira ngo reba yo ibice byo 42, soma nsanga ari ayo magambo gahari ngo nta kibasha kurogoya umugambi wawe Mana. Haleluya. 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 Imana yari ibizi ko mu gihe nk'iki ngiki nta kizarogoya umugambi wayo, tuzicara tuyishima. Haleluya. Yari ibizi n'ukuri. Ndashima Imana yo mu ijuru. Ndagutangariza uwo twatangiranye uyu mwaka wa 2026 ubona nta nzira, ariko hari icyo wavuganye nayo. Haleluya. Wizere Imana ko nta kibasha kurogoya iki umugambi w'Imana. Ndashima Imana yo mu ijuru ko Imana nagiye nyisenga ikaje imbwira ngo nukuri nubwo bimeze kuri iwanyu nzabagirira neza. Haleluya. Irongera iravuga ngo nzabagirira neza. Ndashimira Imana ko twicaye mu neza y'Imana. Amen. Haleluya. Ni neza y'Imana, ntabwo ari neza y'abantu, ni neza y'Imana. Yego. Neza y'Imana niyo iduteye ibingibi byose, ni neza y'Imana. Mana umunsi umwe yigeze kumbwira mbona bikomeye, mbona bigoye, uyu mugabo hari ukuntu yahoraga muri gereza, uyu nawe bese mbona bimeze ukuntu. Mana irambwira ngo nubwo uri kureba kuriya kwa Budodoma. Haleluya. Bimeze kuri hari umunsi nzahindura nkakibirindura. Haleluya. Ubuzima bwa kera bukibagirana. Turashimira Imana ko hari ubuzima bwibagiranye. Uyu munsi Sekazuba baravuga Imana, nibishaka uyu munsi yicaye yubasha Imana. Turi hano twicaranye na mama tukubasha Imana, byavuye mu mbaraga z'Imana. Ntabwo ari kubwa abantu, si amaboko yacu si imbaraga. Hari igihe umuntu asenga Imana akagera mu ntera, akagera ahandi hantu akumva na amaboko abikoze. Turashimira rero ko atari amaboko yacu yabikoze, ahubwo ari imbaraga z'Imana zabikoze zigahindura iki amateka. Bwira mugenzi wawe Imana yiteguye guhindura amateka. Imana yiteguye guhindura amateka. Uyu mwaka izayahindura. Mana ishimwe yiteguye guhindura iki amateka. Haleluya. Nja gutangira uyu mwaka wa 2025 yambwiye ijambo rikomeye. Ima magambo gari muri Yesaya ibice bya 22 umurongo wa 25. Hari amagambo avuga ngo nuko rero njewe Uwiteka umushumari bashumangiye ahantu hakomeye nzawuca. Yego. Nibyanga nzawutema. Ngo kandi n'imitwaro bajisheho yose izagwa. Turashimira Imana. Mwumvise ayo magambo arata? Murayumvise? Ayo magambo urayumvise muntu turi kumwe? N'imitwaro bajishe izagira gute? Izagwa. Kuko arakanwa k'Uwiteka kagize gute? Kabivuze. Bwira mugenzi ngo Imana niyo ibivuze. Niyo ibivuze. Mana yarambwira ngo nukuri reka nkubwire. Ntabwo nari nzi ko nzicara kuri cya gusa yari yambwiye ngo nkuremeye ishimwe n'umuryango wawe. Ndashimira Imana ko yabishoboje uyu munsi. Nibonye gutya mu muryango. Ndashimira Imana yo mu ijuru kitabesha. Ndashimira Imana yo mu ijuru yatugiriye icizere. Iyo abari abantu nago bari kutugirira icizere, ariko turashimira Imana ko ariyo yatugiriye iki icizere, kandi icizere cy'Imana iyo cyaje ntabwo abantu bagihindura. Ndashimira Imana yo mu ijuru yakoze ikinyuranyo ku buzima bwacu. Imana yarambwira ngo uyu mwaka ni umwaka wo guhindura amateka y'abantu, gakora ikinyuranyo kusenga n'utagira gute n'udasenga. Bwira mugenzi wawe Imana yiteguye guhindura ikinyuranyo. Haleluya. Ngo kusenga n'udasenga izakora iki ikinyuranyo, ariko cyane irambwira ngo abantu banje bazabona ineza y'Imana abanzi babo bagihari. Haleluya. Mana ishimwe ngo izagira gute? Ineza y'Imana izaca mu maso yawe abanzi bawe bakigize gute bagihari. Mana nishimwe. Ndi mu mashimwe navuga ibintu byinshi, gusa ngenda nezerewe kubw'Imana yanyuranyije amaboko ikaduhindura igakora igitangaza.
ikadukura mu bibi ikaduha inzandiko. Uyu munsi turimo turasomeza Pawulo n'izindi nyinshi, ntabwo tukiri hahani, twarahinduwe. Kandi nukuri pe ntabwo ari ukubesha, twarahinduwe kandi twahinduwe n'Imana yo mu ijuru. Ndashimira Imana yatugiriye icyizere atari icyizere cy'abantu, ku byo yakoze n'ibyo yiteguye gukora. 2006 mumfashe tuyihereze icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Uwiteka Imana yacu, icyubahiro ni icy'Uwiteka Imana yacu, icyubahiro ni icy'Uwiteka Imana yacu. Amen. Urira amaso yanjye ku musozi, begutabarwa kwanjye kwavaye mu bimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Bizemera ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira n'isinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihorira maso n'isinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihorira maso n'isinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihorira maso n'isinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda ntajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda ntajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, igihe bakwanze kurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, bikugerageza kurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, muri uyu mwaka izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, yewe mugabo izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, yewe mubyeyi izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, yewe mukobwa izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, yewe musore izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, kandi mukomere izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, muri uyu mwaka izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Mosikata la boneta, tope la force en paix. Murakabyina nyuma yo gushima mwe muretse tuvanemo icyiciro cyo gushima, turashira agasirimba ko gukurira Imana ubwatsi. Haleluya.
izaturinda amajya n'amaza uko yaturinze muri uyu mwaka utambutse n'uyu dutangiye. Imana iratubwiye ngo izaturinda amajya n'amaza. Haleluya. Nshimye Imana ko yaturinze amajya n'amaza mu byahize ubuzima bwacu, mu byaduhagurukiye byose. Imana yaraturengeye. Haleluya. Nshimye Imana ko yabaye Imana ku buzima bwanjye muri iki cyumweru. Numva ko ntazageza uyu munsi ndiho. Ko nshimye Imana ko mpagaze imbere yanyu, ko hari ikiri gukora ku buzima bwanjye. Imana yumve ko nyishimye kubw'imyaka yose yaturinze tumaze ku isi kugeza uyu munsi. Suko ibyari kuduhitana bitari bihari, ahubwo Yesu yitanze nk'igitambaro urwana ku buzima bwacu. Niyo mpamvu mushimye, yarakoze kandi muragije ubuzima bwacu no muri uyu mwaka dutangiye. Igumye turengere, murakoze. Dukomere Imana amashyi mu kiganda. Imana ashima Imana uyu munsi. Imana yawe uduhaye, mureke tuyishime. Amena. Haleluya. Amen, amen. Yesu nashima. Nkuko natangiye mbere mbivuga, ibyishimo ntacyo wabigura, ariko ibyishimo bishorewe n'Imana byo nakarusha. Ndashima Imana rero cyane kubw'uyu munsi by'umwihariko, uyu munsi w'umuryango wacu, umunsi w'umunezero, umunsi turi gusoza umwaka dutangira undi. Twebwe nk'umuryango wa Diriyane ni ibintu bitabagaho mu mateka, uburyo twasozaga umwaka nta muntu utubuzemo waba uri ahantu hababaje. Ariko ibyo bya mbere nibyo mpereho nshima Imana, haba bari hano n'abatari hano. Ndashima Imana ko bafite kuntu banezerewe mu mutima. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Twese mu muryango turabavuga butumwa. Kugira ngo nkomeze nyirico mvuga, ndasaba Pastor Sekazuba gusomere Zaburi y'102 ere ku murongo waho wa mbere. Zaburi y'102. Dusome Zaburi y'102. Yaravuze ngo twese turabavuga butumwa, kandi koko nibyo nukuri. Mureke dukomere Imana amashyi. Byakoze n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 14 aravuze ngo nzasuka umwuka ku bantu banjye bose. Amen. Mureke dukomere Imana amashyi. Nzasuka umwuka ku bantu banjye bose, ngo abakobwa n'abasore bazahanura, ngo abakambwe nabo bazarota. Niko Bibiliya ivuga. Rero uyu yari umuririmbyi ukomeye mu Badivantiste, aririmba cyane, none ubu ni n'umuvuga butumwa murangirikani. Mureke tumusomere ijambo Imana imuhaye. Haravuze ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumbishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye. Untegere ugutwi ku munsi ntakiramo. Unsubize vuba. Amen. Haleluya. Uwiteka yumvise gusenga kwacu. Ndakomeza. Komeza. Reka nkomeze ku murongo waho ukurikira. Haravuze ngo ntumbishe mu maso hawe kuko umunsi w'umubabaro wanjye untegere ugutwi ku munsi ntakiramo. Unsubize vuba. Murongo wa 4. Kuko iminsi yanjye ishirira mu bwatsi, mu mwotsi, amagufa yanjye yaka nk'urumuri. Murongo wa 5. Umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye, kuko nibagirwa kurya umutsima wanjye. Ijwi ryo kuriha kwanjye ritumye amagufa yanjye yumatana n'inyama yanjye, maze meze nk'uruyongoyongo
rwo mu butayu mpindutse nk'igihunyira cyo mu misaka mba maso mpindutse nk'igishwi kiri ku ipfundo ry'inzu cyonyine. Abanzi banjye baranduka umunsi ukira, abashinjwe no kuntakirira bagize indukano, kuko ndya ivu ku mutsima, mvuga ibyo nywa n'amarira kubw'uburakari bwawe n'umujinya wawe, kuko wanteruye ukanda. Iminsi yanjye ihwanye n'igicucu kiruhutse kandi numye ku bwatsi, ariko wowe Uwiteka uzicara ku ntebe y'ubwami iteka, urwibutso rwawe ruzahoraho ibihe byose. Amen. Yesu nashimye. Ayo magambo ntawe sesenguzi nayashira. Amagambo y'ubuhanuzi, Amagambo y'abahanuzi ni amagambo meza kandi ni amagambo aduhumuriza iyo twegeye Imana. Ndashima Imana rero cyane nk'ukuntu nabivuze ku bwa Sekazuba, icyo umuntu azaba cyo urakerekwa. Sekazuba ni murumuna wanjye angwa mu ntege. Amateka yamuranze yewe ndabivuga mbihagazeho, nuko habaga n'icyo akoze cyakwitwa ngo ni kibi, bavuze induru, njye namugeraho nkabona nta kimuciraho urubanza, nkabona ko hari icyo azahinduka akabacyo. Ibi ndabivuga bagiranye amateka mu buyobozi muki, ariko nuko nzi ko ibyo nashoboraga byose nta muntu wapfaga kumunkura mu maboko, yaba yakoze bibi cyangwa yakoze byiza, ariko indoto ze zikanyereka buri gihe kazaba umuntu ukomeye. Ndashima Imana ko yamugize umuntu ukomeye mu murimo wayo kandi no mu bikorwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ikindi nabivuze cyane, kwishima kubaho, nkongera ngashimira mama yaratureze. Hari ijambo rikomeye cyane mushiki wanjye yajyaga dukomeza avuga atari ko muyobo amagambo bavuga ngo nyina w'abahungu arahungurwa abaturanyi. Byari ijambo rikomeye cyane, bumva ko mama nta hantu yazagera cyangwa abahungu be ntaho bazagera. Mama ndashima Imana ko ubungubu dufite aho tugeze, kandi warabigizemo uruhare ubisabye n'Imana. Imana ikumpera umugisha. Ikindi ntatinze, akantu nigeze kuvuga ejo bundi n'ubundi Petit Frere ari mashima Imana hano yagize anniversaire, navuze ijambo rikomeye ndavuga nti umwanya umwe ndashima ariko nkaririra mu mutima. Rira mu mutima ni kuri mama byose arabireba, ariko abirebesha umutima. Mama bamuvuze uko bamuciye intego bakoze iki, abaye nibi byiza uko ari kubirebesha amaso y'umutima, ariko birebesha n'amaso y'umubiri yaba karusha, ariko ibyo twarabyakiye niko Imana yabyemeye. Amena. Ariko mama wumve komeye, wumve uko utabibona kose ko tukuri hafi, kandi kari byiza ko Imana izanagucura neza mu cyubahiro. Rero bavandimwe, nshimye mushiki wanje, nshimye Sekazuba by'umwihariko. Ibi hari n'ibyo byita gusana imitima cyangwa kunga umuryango. Amina. Niba abantu tuba tumara ukwezi ugafata ukundi ari uguhurira kuri telefoni cyangwa umwe na umwe tutavugana, ariko igitekerezo nk'iki cyo kugira ngo ahuze umuryango, ahuze abavandimwe b'impande, tuze twicare hano twishimire mu munsi mukuru, ibi nabyo hari ico bitwigisha kandi hariho byadukura bikagira aho bidushira. Gasaba mushiki wanje jambo vugiye ahangaha imbaraga zibizo gusenga kugira ngo uyu mwaka twinjiremo utugire basha,
ugira ibyo uhindura mu muryango wa Diriyane by'umwihariko. Pasiteri yavuze ijambo hariya ngo umuvandimwe, hajya bavuze ngo iki, ngo umuvandimwe utagize inshuti zibana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Amen. Tuba abavandimwe, tuvanane mu makuba, tube umugozi w'inyabutatu. Ari byo bisobanuye ngo umwana, Imana, umwuka wera, aribwo butatu butagatifu. Turagira ngo abantu rero duhagararira bavandimwe, sinarangiza gushima, nta nabashimiye namwe abagerageze kuza kwifatanya natwe muri iki kirori cya murumuna wanjye, muri iyi nteguro yateguye kugira ngo duhure muri iki kirori by'umwihariko cy'umuryango wa Diriyane. Namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ibi bintu ratekereza akomereza, ntuzaje ugira inzozi zawe n'izibigutekereza nyakubahwa Pastor Sekazuba, ntuzaje unabibara mu munsi runaka gusa, uzaje ubisabye Imana. Byaba na ngombwa igihe uzaba utegukiye tukajya duhura n'iyo bya buri kwezi, nta tegeko riguhana, ntabwo byaba byiza yemwe. Ubwo rero ndangije mbashimira, nshima n'Imana by'umwihariko yaturinze tukaba dushoje umwaka tugiye gutangira undi, kandi nabasaba ngo imbaraga agomba kurwanya ni nyinshi, cyane cyane z'amasengesho. Ibirori mu rugo rwacu nk'ukuntu mushiki wanjye yabivuze ngo yarabitubwiye, ni amasezerano, turacafite ibirori byinshi biduhuza nabyo. Rero Imana izabigenze neza, kandi nibigenda neza nk'ukuntu tubisabya nabwo tuzashima izina ryayo. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde. Ibintu bitatu ndamanza kuvuga kuri nibishaka uvuye hano mukuru wanjye. Yavuze ngo mu kazi twakoze, ibuka rimwe munsi umwe mu kazi avuze yabaga esikapamba hejuru ku ishyamba n'umuyobozi witwaga Murefu, bamfatiye icyemezo gikomeye, baramuhamagaye kuko abaga ibukuru. Icyo gihe bamuntinyiraho, kandi mureke mbabwire ibi bintu ntabwo ari ibanga mennye, gikora n'ibyaha njye narerekwaga, gikora ibyaha narerekwaga. No mu kazi twajagamo k'umutekano nabwiraga abantu turi kumwe ngo uyu munsi turaronka cyangwa ntituraronka. Nabaga uwa mbere, umwe twagenda nk'ababwira uyu munsi turataha nta kintu, kandi bikaba ngutyo. Kabiri, namenyaga nijoro ninjye wamenyaga ko abantu bagiye kutugeraho. Nari mfite uburyo Imana yankoreshaga ngiri n'umupagani, kabwira abantu nkabakangura basinzire nti abantu baraje, kandi kuko bakababona. Numva rero uwo Imana izakoresha bitangira kera. Nabariya mubona bataba mu rusengero, burya ijwi ry'Imana bararyumva, yuko batamenya kubisobanukirwa. Rero mu mashimwe ndashimira Imana, by'umwihariko nashimire hari ministeri yitwa Baho Ministry, ni njyewe uyihagarariye. Dutangiye mu gihe gito, twakoze ubundi imaze igihe kirekire, ariko hari igicaniro cy'abanyamasengesho kijya kiba. Ibi byo ni inshuro ya 4 tubikoze, ariko dushimire abantu muri bo, uwagiye afata ibihumbi bye 5, uwagiye ufata bingahe, kavuga ati pasiteri reka tuguhe umunsi mukuru usangire n'abo bantu. Ushumba wacu reka mbashimire, ntibari hano ariko mu mwuka turi kumwe, kandi online irahari babibone. Turabashimiye. Ni igicaniro niyerekwa nagize ministeri, murabizi bambarimo. Natangiye kubasura mu midugudu kera muri corona, bazanira ibyo kurya ubuhunga muri corona, nzenguruka ngirane, numva niba mbonye ibihumbi 100 ntabirya ngenyine. Nibyo gushimira Imana. Nshuti bavandimwe, jewe Imana irankunda, kandi ndongenda bivuze, Imana yampaye umutima mwiza neza, nuwo ntazi, nuwo ntagize nde, kugira ngo nsange mfite ubushobozi. Nuko nguriya ngoboka uri udafite amaguru, yarambwiye ati sindashobora kuva mu bitaro, kandi umugore yaramutaye, amutana abana, akoze impanuka, amaguru arakitse ntayafite.
nagerageje uko nshoboye. Iyo azi ko muhakaniye amenya ko nta kintu. Iyo agize hanze banamubwira ngo aya ndayabona yasinda yabona. Rero ibyo tubikora kugira ngo tuzahembwe n'ijuru. Kandi ngo bakahumura. Nge ntabwo ndi umukene ndi umukire. Ndakize Yesu yampaye ubukire. Kuko ijambo riravuga mu Migani 22:4 haravuga ngo wicisha bugufa kuba Uwiteka. Ingororano ye ni ubukire, ni icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ibyo bintu nzi ko Imana yabimpaye. Ubukire bwa mbere mfite ni ku mutima. Ubukire bwa mbere mfite mu murimo maze mu myaka ndimo nshimira Imana, maze ejo bundi twakoze anniversaire mu bantu banankurikiye hano n'abandi bahandi. Nta muntu umpamagara ngo musengere ngo muce amafaranga. Ibyo byateye mu bantu. Hari igihe nitanga, ari nabo njya gusengera, nagera ngakora n'umufuka nkabahereza, Imana yampaye umugisha. Kandi mw'iyi myaka niyo nakena ntago mburaga 10,000 ngo y'umugore wanjye. Ni rimwe nabibuze, nabwo nanga gusohoka mu nzu, nabango nasohoka Imana yambaye. Ndayabura, ngiye kureba no muri stoke, kera baravango no mu bipanga abantu baraburara ntitubimenye. Nareba ikizu kirundaje hano, nareba ko nta n'uzi y'ifilimo, kavuga ndi abo bantu bari kunyura bakarama ngo dore kwa Sekazuba ni umukire. Aba baraza barasenga hano, nsigara nifungiranyije muri salo. Muzi sengesho nasenze. Naravuze ngo abana banjye baburaye ntaco barantwara, kuko nabanjye narababyaye. Mbwira Imana ngo gaburira abana ndi kurera ntabyaye, kuko benshi baje hano kubera ko bazi ko hari ibiryo. Abo nibo baragenda bakagenda bababaye, ariko abanjye ndabinginga bakasaringe kuko ndi umubyeyi. Aba bana rero ntabyaye baba hano tubana, bampera ibiryo barya. Naho abanje bo niyo wabibima ntaco bantwara, ntibandoroka twapfana. Imana yaranyumvisha inshuti bavandimwe. Imana yaranyumvisha ko kanya umugore yari ari hano. Ikindi nkunda imodoka. Aranabizi yarya n'ibitagira umunyu nkagenda mu modoka. Nari mfite imodoka no yabuze yesansi nayiparitse hariya. Aba bari hano bari guhimbaza bagira ngo Imana ntiyansubije. Nagiye kureba kuri telefone mbona umuntu arampamagaye, nasengeraga hanze ari gukora ikizama ari kurangiza kaminuza. Aba aragitsinze. Agitsinze ati pastor ati ndagitsinze ati none iyi nomero ikubaruyeho ntibaruye kuri mama kugira ngo atihinduka kandi ahita kubitaho 95. Ntago naje kubwira abano, nahise niruka imodoka arimo ka essence kamazi tugatoye, ndayatsigera ku muhanda ngenda ndi kwitera indobo nyijana mu kidaho, manza kuyigaburira amavuta. Iragaruka ndaza uyu ntiyamenya ko imodoka irimo amavuta. Naragiye nimubwire ndayishimiye tugende, babona gahunga kagize gate karaje. Rero mureke mbabwire, nugira neza uziturwa ibyiza, nugira nabi uziturwa inabi. Mureke rero twige gukora neza. Ndashimiraga mwe mwese, nshimiye umuryango wa ministry unkunda cyane kandi unshigikira ibyo mbasabye byose, haba mu makwe dufite, nzi neza ko bazanwera mu byo dufite byose. Iyo bafite barantwerera. Yesu ashimwe cyane. Arakantu aherutse kuba ndi Rusize ejo bundi ndi mu giterane, imvura iragwa imodoka ziranyerera zose. None mwumva igitangaza cyabaye, ngira ngo abapastori bari kunyumva n'abantu twe turi no. Noneho umucidikoni wo murangirika niwe bari bamushize mu zabukuru, imodoka bamuhaye abakristo abariyo bava ngo ni intwari ngeze aho ndataha. Noneho izindi zari zananiwe zagiye mbere, baraza baravuga ngo zananiwe. Abana bamayibo baraza ngo iyi irimo Sekazuba yo ntagirananirwa. Abantu baba baravuze ngo mwumva ukuntu bavuze we, ngiyi irimo Sekazuba wo mu Ruhengeri ngo ntagirananirwayo. Ndavuga ngo Mana bikorere kwiri jambo abana bavuze, iyi modoka ntigira ite ntinanirwe. Ngo uyu Sekazuba ngo uramuzi ngafite Imana ngo ntagirananirwa. Maze Imana agasore kari kayitwaye, ibi binini birananirwa, karahageze karayibyinisha nitwigeze tunyurambo niragiye. Ndavuga ngo Imana ya Sekazuba, babana bari bayibonye, babana bari bayi, abana barayivuze. Ndavuga ngo ninanirwa aba bandi baramenya ubiko. Rero ndashimira Imana, ndashimira family yanjye, ndashimira umuryango wanjye,
ari ijambo umupasiteri bita Siliveri wo mu Ruhengeri aravuze ngo umutima wa mbere wagize ukunda umuryango wawe. Ikintu yigeze kukimbwira turimo duherekezanya kwigendera, arakimbwira ndamureba, yabani ndakunze umuryango si bizagenda bite, ariko mureke mbabwire rero Imana ibahe umugisha mwe mwese kandi bagire neza. Ndashimira umukozi w'Imana dukorana umurimo bita Pasi, ari inyuma ya kamera, ariko Pasi mbabarira niba udayihagaze uzuhagarare hano, ntiwagutinya kuri kamera, ntiwambaye nabi, ushimire n'abantu ba Pasi mpora mvuga bamubone. Imana yambaye uyu muvandimwe igihe dutaha ubukwe bwa murumuna wacu mutoya, imodoka yaradupfanye na mukuru wanjye ari yihambira, ageze nyuma arananirwa, nasigaranye n'uyu mwana. Uyu musore arambwira ati pastor, ngewe sinzi kuvuga ubutumwa nkawe, ariko urugamba rwose uzajyamo nzajyana nawe mu ntege zanjye zose. Ejo bundi yambwiye ijambo rikomeye, aravuga ngo sinzi kubwiriza ariko nzakubera kuri kamera. Uko mumubona aba kuri kamera, simuhemba ku kwezi. Aravuga ngo icyo nzagukorera uzaje ubwiriza, nanjye nohere kuri ubutumwa bwiza, dufatanye kubwiriza ubutumwa. Rero Pasi ndagushimiye, mfite byinshi nahize, uri umusore mu mishinga yo kubaka, nzabikora kandi umuryango wanjye nzi kuzamperekeza, umuryango wose wacu nzi neza kuzamperekeza. Mwarabibonye igihe baza gufata irembo iwawe, nahise muhamagara ako kanya ahita dutabaza na kamera, araza. Ibyo iyo muhamagaye ngo kora ibi arabikora. Rero ndagushimiye imbere y'aba bantu n'abadukurikiye, ufite ubwenge bwinshi utirata, muzi ibintu afite mu mutwe ariko ntiwabona byirase. Uyu munsi mureke mbabwire, twararanye i Kigali, twakoze ibiterane bibiri mu ijoro, nge nawe turi kumwe. Nabwirije muri Dove Hotel imwe ku Gisozi ya ADPR, hari harimo igitaramo, tuvamo tumanuka ku Gishusha, dukubitana na ambutiyaje ya saa sita z'ijoro bari kurasa umwaka. Umwana tuzengukana, amamotara tuzengurukana, nje n'uyu musore turagira dute, turagenda burinze mudukeraho, nge nawe ntawe usinziriye. Nta mafaranga, kandi murabizi namwe guhagurutsa umukameramani atarukijwe, atari uwakwihaye, amake ajya muri 30 kumuhagurutsa gusa mutagiye mu bikiro kuva ngo nkurikira. Rero ntaco mfite, ariko mfite umutima ugukunda, kandi mu mbaraga mfite nzabikora. Ariko Imana ifite byinshi, ifite byinshi, izaguha byinshi, uzabibona. Ndabizi nta muntu nkorera neza cyangwa mfashe gukorera Imana ntimumugisha. Imana izaguha byinshi, kugira ngo ku muryango ejo nibabwira ngo tujye kwa Pasi, hatazagira uwo umuryango wacu usigara wose. Kandi nzi neza ko mwese muzadufasha. Dufite ubukwe mu kwa 4, nta wundi muntu. Amafaranga tuzaha undi mukameramani tuzayaguha, ugomba gutangiza umurimo kandi ukanabikora. Tuzabikora, nzi neza ko tuzagira ubukwe bwiza cyane. Sinzi umuntu ejo nabibwiye, ubukwe dufite mu kwa 4 nzi ko buzaba ubukwe bw'igitangaza. Nge narabibonye, cyamugira ngo nende kwa kuba nisinerekwe ku bavandimwe, nderekwaga. Imana ikumpera umugisha, ndagushimiye. Bakumpera amashi. Fukasi vayo hano, ndimo ndasoza. Ndagushimiye, twaratangiranye, kimara kwimikirwa ubushumba, ni mu baramyi twatangiranye. Ageze mu rwego rukomeye kubera ko yamanje kugena n'umunyamugisha. Nta mafaranga naguhaye, yewe ejo bundi mama we na papa barambonye no muri Nyarwono ngo umwana wawe ari hehe, niryo jambo bambwiye. Nta mafaranga naguhaye, ariko twaratangiranye, ukoranye Imana ndaguhemba. Ariko ahantu ugeze heza, maje ku musitari mu baramyi kandi uzagera kuri. Ndabigushimiye, ntabwo nabimubwiye ejo, muhamagaye mu kanya ndamubwira ngo none wambabarira kamanza gusaba imbabazi ukaza mu rugo tugasangira bunani. Ahise afatiraho moto. Imana ikumpera umugisha, uyu mwaka Imana izafungura amarembo y'imigisha. Vayo Fred. Abantu b'i Kigali bari bacuranze, barabyica, bamwe barabyica, ndavuga ariko uyu mungu twamusiye dute koko. Buri ahantu twabanje wabyumvishije Pasi, ukoze mu nanga, ndavuga ni burya uyu muhungu afite ibi bintu. Ndagushimiye, twaratangiranye n'imikirwa ubushumba, na n'uyu munsi nubwo nagenda, nubwo andi matorero yaba mufite, ubu yari yagiye ahandi, ariko namuhamagara bati ndabacika nzi.
niyo baba bamuhaye ibya mirenge ndagushimiye nzi neza ko nukomeza kunkunda Imana izaguha umugisha. Nta mafaranga ntabwo abacuranzi murahenze kandi abageze kuri levo yawe bari mu mafaranga menshi, ariko Yesu azayaguha arenze nayo naguha. Yesu azaguha menshi arenze ayo ngewe naguha. Igihe nguhamagaye unyitaga papa uzambabarire, tuzarinde wubaka urugo wavuye muri cya cyiciro urimo, ariko ndi kubona kiri no gushaka kurengarenga iki cyiciro, urebe ukuntu wagisezera uje mu kindi cyiciro, ariko Imana ariyo mufasha wawe kandi igiye kubikora. Rero uyu mwaka Imana izaguha umugisha, uri umucuranzi mwiza, uri umuhanga pe. Tujye tuvuga umuntu niyabaza ikintu naco tumushimire, tuvuge ngo iki kintu urakizi. Kuri piano urebaho uracuranga ukoramo, nubwo nanjye mfite ijwi ry'umusaza ngahogoza nka Mbonyi w'i Kigali, ariko nanjye ndi Mbonyi wa hano mu Rugarama, ndiyo nahogoje abantu baragira, akoraho nanjye ngahogoza. Imana ikumpera umugisha kandi kugire neza. Mwese turabashimiye abo navuze mu mazina, muri muna wanjye uzi ko ngukunda, urabizi dufitanye amateka maremare, ufite ibimenyetso ko nge ngukunda, ntago nina navuga byinshi. N'abandi navuze Bosco twabanye Buganda tukibana, uzi ko ngukunda. N'ibitabo dubite kuko n'umugore n'umugabo ntago babagira utuntu twose 100%, n'ututagenda 100%. Uyu mwaka tuzadukosora, sibyo mwabantu b'Imana mwe? Sibyo n'umugore n'umugabo baraba ngo switi shushu nzakubebeza mukandi nkokora ngo ukamubebeza n'ingokora. Ibyo birahabaga, ariko muje muhita mugira mbabarira iboneke mu ngo zanyu, kuko ibyo nibyo bibaye. Mwongere mwubake. Ninja nyigukubita nje ndahita mfuka manu mbabare nta yindi ndagukubita, ariko Imana izayindi ndakwigukubita da. Ariyo nari nagukubita mwana nabukunda, ari kwaka no mu marineti wamukubita inkokora si mama raho se. Imana ikumvera umugisha. Ngiye gusogereza ku muntu umwe. Julie haguruka vayo hano, muhanuzi w'Imana. Ndagukunda kanyokorome, n'abandi ndabakunda, ariko barabizi ko mbakunda, ariko tumaranye imyaka ingahe hano? 3. Mu myaka 3 waradufashije, wakoze ingana bite. Ndagushimiye ibyo ntaguhaye, Yesu arabifite azagwe n'ibirenze ibyo nzaguha. Irindi jambo nzarivuga cagihe turi kwambikwa amagofero. Genda Imana iguhe umugisha kandi wagire neza. Duhereze Imana icubahiro. Ariya hari inshuti yanjye, n'umwana wanjye, ariko ni inshuti yanjye, we niyo mbuze n'amamiliyoni arayamba. Wowe nzagushimira kuri wa munsi. Imana imfashe ikintu nzavuga. Ndagushimiye aho igiti mu jisho wumva wawe mpamagara agahita kandi akanyenyeri nta komenti kavuga ati ntago ari cagiye. Mu mashuri wize Imana izagwe n'umugisha, n'urugo ugiye kubaka ruzaburwa umugisha. Uwo munsi yuko nyine nzaba ari nje wese ko ninje wari uzakwitwarira mu modoka, ko bitashoboka ko nzatwara ababyeyi, uwo munsi, kandi nzamfite ikimodoka cyiza cyane, cyiza. Nukenera kugira gute kuba ari cyo ugendamo, tuzamuzadukodeshereza intoya, ko ari ryo avuga ati iki gikwiriye umugeni, ntaco nzakiguha mudushakira iyo tugendamo. Kiri kuza gikanuye amaso ndi kukireba, kiri mu nzira, cyiza, ariko cyiza kimwe bakodesha 100. Kiraje ico nicyo uzavimvira muvuge ngo yari yarabitubwiye. Maze we na sheri wawe njewe na Sko muzadushakira natwe iyo tuzagendamo, ariko mugende mwiyo utagira ngo ubwo nzikunda, ntago ngewe oya, ntago nikunda. Duhereze Imana icubahiro. Imana ibahe umugisha. Rero fata mu kiganza cy'umuntu muri kumwe, mubwire ngo nawe pasiteri yagushimiye kandi aragukunda. Imana ibampera umugisha. Muhaguruke tubasabire umugisha. Ngo hari umuntu umwe pasi ugusabye gushima, nazi. Uyu ni umugore wa mwene mama, mumureke ashima Imana, amuzane mikorofoni, kandi Imana imumugisha.
buriya hari ikintu kiba muri twe kitatuma umuntu ahora bose nshimye Imana baduteraniye hano turi bazima Imana yacu yabwa icubahiro Imana rero ko ndi nyina w'abana 7 nkaba nkiriho n'abana bariho Imana yacu ntihabwa icubahiro Imana rero 2023 nagiye mu Buganda ndwaza y'umugabo wanje uri kumumva pasi mu kwezi kwa gatatu cyamuhiye tariki 6 ariko wa mbere mu gitondo 2:00 nari ndi gufura ubwo numva uyu muramu wanje aranyakwe kuri foni atumeze uti ndamubwira nti wapi nta kigenda ati rero ahantu ndi ati ni hano ku mupaka ati ndi kumwe n'abapolisi ati ndi kubasaba inzira ntabwo uyu munsi urarara mu Buganda ndavuga si Imana ibyo byashoboka ati birashoboka ubwo mukanya ndamwegera aho yaryamye ndamubwira nti nyamara murumuna wawe aravuze ngo agiye kutushikira ngo atujane ati ntabwo nje naje mu Rwanda ndamubwira nti ntabwo ari mu Rwanda tugiye kuja ntahubwo na ahantu handi yabonye agiye kukuvuza ngwe ubwo mukanya ubwo mukarabye uko nshoboye ubwo mpita nakura abamotari kwari ukumuterura bagahambira ku moto ubwo uyu nguyu nawe yahiriwe aho ngaho ku mupaka ari gushakisha ukuntu nageraho ubwo naratambitse ngeze hara mu ngagi ubwo yari kundeba ayambwiye ati umbwire imyambaro yambaye uko imeze nta muntu wavaga mu mupaka gwacu ngo yambuke mu Buganda ariko moto yavuye mu Buganda iraza ihetse umugabo wanje ivuye i Buganda yinjiza mu Rwanda ubwo ibyo mbishimiye Imana yahabaye ubwo noneho turaza twageze aho ku mupaka batizana ibyangombwa ubwo ndabereka bati wanyuze he ntabwo ndabahisha ntinanyuze ku mupaka haruguru niyo nzira yacu ntinukwi ariyo nzira yo kugira gute yo kunyura ku moto nyine ubwo batico ngaho ki narahageze rero nsanga uyu byose yabitunganyije abapolisi banjana ahantu barambaza ndabasobanurira umugabo wanje yarakigamba na warababwira mbega n'urugamba rukomeye yakoze ubwo biraza turaza tugeze hano Nyargondo uyati reka aje kurwayira hano hafi tuje turabona ukuntu tumujana he ku bitaro ngaho wanje ati weho nkwe mu Buganda ukangeza ahangaha ntabwo nakwemera ko nje kurwayira iwawe n'ubu ntabanda kurusha kanje mu rugo n'abana bambone yaramaze imyaka 3 ubwo noneho turazamuka twageze mu rugo rwayi tariki 3 ariko wa mbere saa 9 tariki 6 tariki 4 z'ukwezi kwa 4 niho umugabo wanje yatashe amushingura tariki 7 ariko wa 4 hari habaye gaburo ntabwo nzibagirwa urukumva ubwo noneho ndavuga ngo wa Mana yo mwijuru ibi bintu nimbona ubikoze neza nzagushima hose niho nakahagaze ngo nshima mwe mwicaye ashima Imana neza ubwo bibaho tutamutera n'ubwo ntabwo bamfite twasenze Imana ubwo noneho umugabo wanje ntabwo bari bakamujanye aho yavuye muzi ko twese ariho tuzaja ubwo noneho uyu nguyu nagiye kumva numva ati uyu mudamu umuntu ugize gute umuhaye amabati nyine urukumva umuntu wabuze umuntu ntabwo nari ndi hafi ariko nari ndi kumva uruhande rero ngo usingo byashoboka nari ndi mu nzu y'amabati 6 abana 7 twayibagamo ariko tukumva tugize gute tuguwe neza ubwo noneho ariko mbere umugabo wanje akigenda yabwiye Angelique aravuga ngo Angelique ngo ndagiye inzu ntabwo idukwiye ngo nzaza turubaka aravuga ngo sipango uzaza turubaka ngo amafaranga azava ngo nje umunsi nzabona agarutse hano mu rugo ngo nzaza turubaka ndavuga ngo ndicohoye ubwo nyine bigenda nka guco nuko ndi kugenda asubira inyuma nka guco ariko noneho Imana yo gahoraho batari bamumanura ngo bamushire mu nzu hahandi twese tuzaja ubwo numva ibyo jambo navuga ngo wa Mana yo mwijuru hari ahanze ahagarara ngo ushime ariko buriya nicaye hariya numva ayo mashimwe ntayasubira nayo numvishije ntarora kubivuga kuko Mana ni byinshi izakomeza gukora ubwo noneho ahenze ari kwa 5 kwa 6 kuwa mbere ubwo si imisi 3 zayiziciyemo abafundi babyukira iwacu baransohora ntabwo nari mfite agatuza dama hani mu kwawe aha sini mu kwawe ubwo noneho bari kureba ko ariko noneho uyu yaravuze ati namabati 20 bakirangiza atoya ati habonetse agandi mabati 5 ubwo si 25 ariko noneho inzu inzu ndimo ni y'amabati 30 mu mpera Imana icubahiro haleluya
ubwo noneho baraje barahapima, hari wari ushinzwe gitifu w'umurenge n'uw'akagari baraza baravuga bati si koko bibaho aha ni mukwawe inzu zahakwira ni mukwane nta kibazo kubera data bwo twe duturanye bagiye mu mutara ubwo sigaramo. Ubwo bati noneho humura inzu yarabonetse zabonetse. Ariko nshimye Imana kubera ko inzu yaje kuboneka mu mudugudu ntabwo bari babizi, ku kagari ntabwo bari babizi, no mu murenge ntabwo bari babizi, byanyuze kuri umukozi w'Imana, Imana izamuha umugisha. Ubwo noneho bibaho nari nagiye muri VUP ndacakomeje kuvuga niwiringira Imana kandi nutayikoze isoni nari ntabwo izawukoze isoni. Ubwo nari mvuye muri VUP mfasha agasafuriya ngo ngiye gushigisha agakoma ko mu gihe cya saa 8 numva telefone iranyakuye bati huti ara kwa Mbeve muri Nyarwono mpageze bati ni weho nti bati fatari bufuka butandatu bw'isima. Amen. Nao imvura yaragwaga byabi karakara bega bikinjiramo amazi nkavuga ngo wa Mana we numfasha iyi nzu ntituri dukeho ntizagushima. Ubwo isima yaraje rero heje umucagu baguraje abafundi baba baraje, ibyo byose ni imbaraga z'Imana. Shimye Imana rero yari inzu y'umugabo mu mibereho nkigera mu rugo rwabo twaramubonaga tukiruka kambivuge mpamije yego, ariko kubera ubuntu kumubona tukamuhobera, abana nukumubona bakamuhobera. Yes, Najyabutse hariya mbona umwana, mfite umwana witwa Turi nayo naze niyihangane atekugira isoni tuyivayo namubonye. Ubundi bwo nawe Imana yakira iryo shimwe nabanguka tuyivayo Turi nayo niyanga nabwo ubwo nuko. Shimye Imana rero kubera ko iyo mba nkiri muri iriya nzu nabo hanze baba bari kundeba nubu naburara ntibabimenyaga. Mfite icyumba canje, Mungu wanje afite icyumba, mfite umukobwa wanje icyumba, abana barindwi urukumva ko nta Imana itagize. yego. Shimye Imana rero kubera ko twateraniye mu iyi nzu avuye byinshi. Iyo nzu ikimara kuvugwa ariko abana banje Imana yarabahaye amasezerano. Umukobwa wanje w'imfura yaraje ati ngo Imana iduhaye ni umugabo wazakubakira kido umugabo wanje yanyubakiye niye. Noneho ubwo munsi ariho se ari butahe ari kuwa kabiri aramwakura ngo njeri ngo karame ngo ugiye ngo tugiye gusenga. Ariko nubwo mugiye gusenga ngo urupfu nirwi ntabwo uransangaho. Ndambwira ngo njeri ngo garuka kuva kubwiye guco ntirirwane burahari byari kumva bigize gute bimurimo. Arambwira ati mwihoraje gusenga ariko niba basozaga saa 8 niba ari saa 9 atugaransanga. Ubwo ro barangije ngo gusenga hari ahantu ngo bagiye gusura ku muntu batari babonye hano. Ubwo saa 12 Njerike yasanze ubwo nyire iki kimaze gukemuka, ariko umwana aravuga ati Imana yari yagize ite yabimbwiye ko ndasanga mu rugo byagize gute atari ko ndakomera. Shimye Imana rero ko nta kibaga hitakizi, ni byinshi dufitiye mu biganza upfa kuyiringira ntabwo yawukoze isoni. Imana rero yari inzu y'umugabo ikamukura muri gereza, bari kuvuga ngo ubwo subwo byashoboka. Shimye Imana rero uyu mukecuru ni mabukwe nabyaraga kuwa 4 no kuwa 5. Ubwo hari impamvu hari Imana yari ishaka najaga gucinshuro naja mwisonka musigira umwana ngo ntabwo ndi kubesha n'ukuri pe ntako atagize nubwo yahumye ariko mu mwuka ari kureba. Shimye Imana na nuba abandi yo bamubonye banje bose bifuza ko batamurekura. Ubwo rero shimye Imana yo gahoraho. Ubwo mwaka dutangiye gwa 2026 izongera dukanagize mu mwaka wa 2027. Haleluya. Nkaguca Haleluya. ntabwo cyubahiro mu impera amashini muntu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Oh, Yesu araryoshe, tumuhereze icyubahiro. Ubari mu nzu ikubise isima inyuma. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ni igitangaza. Ongera umfatire mu kiganza cy'umuntu muri kumubwira ngo uri igisubizo cyanjye. Barambonaga bakiruka kandi koko narinsa n'uwo bakwiriye kureba bakagira bate, ntago nabarenganya, narinsa n'uwo bakwiriye kureba bakagira bate. Hari igihe abantu bango baranyangaga, oya narinsa n'uwo bakwiriye kureba bakagira bate bakiruka. Ariko uyu munsi ngo bari kugira bate yemwe bari pobera. Duhereze Imana icubahiro. Ngamahaguruke tubasabira umugisha. Hose habera heza inshuti zibana
zirakundana neza, zirakundana, oh ukwiye imvura, ayiwe ihemurira, ni kwimana ibigeza, yeza bakundana, ni kwimana ibigeza, yoho yeza bakundana, kubana kwabo, kubana kwabo kwiza, haleluya barahugurana, kobe kuba mu byaha babona amahoro, kobe kuba mu byaha, kobe kuba, kobe kuba mu byaha, umuka uhabwa ntongabo mw'isi yose, ngo baza bishorime ubongera bumwe, ngo baza bishorime ngo baza bishorime kuko iyi mvubigu ihemura imyaka, nikwima n'ibigeza, yeza bakundana, nikwima n'ibigeza, yeza bakundana, kubana kwabo we, kubana kwabo kwiza, barahugurana, wowe kuba mu byaha babona, wowe kuba mu cyaha, wowe kuba, wowe kuba mu cyaha, fata mu kiganza cy'umuntu muri kumwe, nimba ndi gusenga nawe uramwaturaho umugisha, umwifuriza ibyo agomba guhura nabyo muri uyu mwaka, kandi nawe ariko abikora. Mana ishobora byose, uri Imana y'igitangaza, wabanye natwe, niwe wateguye iyi gahunda, niwe wakoresheje ibiremwa waremye kugira ngo dusangire n'abatishoboye n'ababana bo ku muhanda ndetse n'umuryango wa Pastor Sekazuba. Nyemerera umugisha wawe utangirane natwe muri uyu mwaka, kandi uzasozanye natwe. Mugisha we ntuzatuveho, mahoro yawe ntazatuveho. Abadukurikiye hano online cyangwa kuri social media, reka uyu mugisha ubabonekeho. Abadukurikiye bagize icyo bakora bahabwa umugisha, n'abatagize icyo bakora ubaha umugisha. Imbaraga zawe ziganze, abantu baragushimye bakuvuza ibyo wabakoreye. Reka uyu mwaka uzakube amashimwe, tuvuze inshuro 100, bitangaza bizakoreke, umurimo wawe uzakomeze wamamare. Reka uzatuvane kuri revo turiho uyu mwaka udushyire ku yindi revo yo hejuru. Niba tugaburiye abantu 100, uyu mwaka tuzagaburira abantu 500. Urakoze Yesu. Amahoro utanga n'umugisha utanga abe ku buzima bw'abana bawe, amahoro utanga abe ku gihugu cyacu,
amahoro utanga abe ku buyobozi waduhaye bw'igihugu cy'u Rwanda. Umugisha wawe ube ku buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Umugisha wawe ube ku banyarwanda n'abanyarwandakazi aho bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Dusabiye umugisha inshuti zacu n'abavandimwe bari kure tutabashe kubana. Ngaha amahoro yawe ntakatuveho. Umugisha ube mu byo waduhaye, umugisha ube mu byo uzaduha. Kandi uyu mwaka ufungura inzira, funguzo z'ubutabazi ziboneke. Uduhindure password dufite satani yarayimenye, password dufite abadayimoni barayimenye, password dufite abarozi barayizi. Ariko uyu mwaka uhindure password batazi, uhindure password, uhindure umubare w'ibanga. Dusengeye perezida wa repubulika mwiza waduhaye w'igihugu cy'u Rwanda. Dusengeye abaminisitiri, dusengeye abasena n'abasenateri, dusengeye ba gavani ba meyazi ba gitifu b'imirenge b'utugari, dusengeye abakuru b'imidugudu n'abamutwara sibo, dusengeye ingabo na polisi n'abadaso, dusengeye abacungagereza. Turasenze ngo umutekano w'igihugu cyacu ukomeze waguke, igihugu cy'u Rwanda gikomeze kigira iterambere. Dusengeye iyobokamana mu Rwanda, amadini n'amatorero, reka wongere ushiramo mu byutse, wongere uhagurutse abakozi bawe. Urakoze kuduhaye umugisha, tugukomeye amashyi menshi cyane, tunezerewe. Aya mashina yawe ngaho bana natwe kandi udushyigikire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ngaho fata uwo muntu mu kiganza umuhobere, umubwire ngo uyu mwaka uzahure n'ibisubizo byawe. Mubwire ngo uyu mwaka uzahure n'ibisubizo byawe, uyu mwaka uzahure n'ibisubizo byawe, uyu mwaka uzahure n'ibisubizo byawe. Mama Keza sheri wanjye, uzahure n'ibisubizo byawe. Reka dukomere Imana amashyi ko tuzahura n'ibisubizo. Uyu mwaka uzahure n'ibisubizo byawe mama we, uyu mwaka uzahure n'ibisubizo byawe, uzahure nabyo. Alphonse, uyu mwaka uzahure n'ibisubizo. Imana izabikore, uhure n'ibisubizo byawe. Tuhereze Imana icubahiro. Aha.